muraho nongeye kubaha ikaze ku Ijuru Rito Family Show aho tuganira ibiganiro by'umuryango, ibiganiro by'uburere bw'abana, ibiganiro by'urubyiruko, twungurana inama mu bintu byatuma imiryango yacu iba imiryango myiza ariyo twita Ijuru Rito. Uyu munsi niba ari mushyashya kuri channel yacu n'ubundi ni Dudu muganira, nkomeza gushimira abantu bakoze subscribe kuri channel yacu, abantu bakomeje kudushyigikira, kuri comments zanyu turazibona, ama likes yanyu turayabona, ubyo mudushyigikira biratunezeza cyane kandi dukomeze tugumane. Noneho uyu munsi nabategura ikiganiro rero muri rwego rwo kungurana ibitekerezo mu bijyanye no gushaka icyatuma imiryango yacu ikomeza kuba myiza, ikomeza kuryoha no kuryoherwa. Nabategura ikiganiro kijyanye na menu y'ibintu dushobora gukoresha mu muryango ku cyumweru cyose, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ni iki dushobora kurya mu rwego rwo gukora economy, mu gukora planning y'umuryango, kandi tukanarya neza ibiryo birimo intungamubiri, tukarya ibiryo repas équilibré cyangwa se healthy food mu muryango. Muzi ko nkunda kuganira ku bintu by'ibiryo byiza mu muryango, ibiryo byiza dushobora kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kuko iyo tugize ubuzima bwiza n'umuryango uba mwiza, yes, yaba kuri twebwe ababyeyi ndetse no ku bana. Ubwo menu nabakoreye nkatwe mu rugo iwacu dufite umuryango w'abana bane. Abana bacu nta mwana mutoya urimo, bose ni bakuru, ntabwo tukigira za nkono z'aba baby. Donc turasangira ku meza, duteka inkono zimwe dusangira twebwe abakuru ndetse n'abatantine tubana mu rugo. So niyo menu rero ubwo numva muri busangemo ni ibiryo mbese dutekera hamwe nk'umuryango. Ubwo rero menu yanjye imeze gute? Ku wa mbere kuri breakfast, ariko akantu kambere nabanza kubabwira, twebwe iwacu ubwo nuvuga ngo menu ukuntu imeze, ndatangirira ku wa mbere, ariko ubundi nuvuga ngo duhaha ku cyumweru, tugahaha imboga, tugahaha imbuto, tugahaha ibintu byose byo gukoresha mu rugo. Cyangwa se reka ntangirire ku cyumweru. Ngiye gutangirira ku cyumweru, se reka ntangirire ku wa mbere, nta kintu twaye. Dutangiriye ku wa mbere rero kuri breakfast tuzafata fruit smoothie, niyo dufata mu rugo mu gitondo. Cyane cyane ko iyi menu natangiye gukora abana bajya ku ishuri. Donc twatangiye kwikoresha hashize iminsi abana bajya ku ishuri. Tuba duteganya ko abana nibagera ku ishuri saa 4 bakunda kubaha akantu ku ishuri, wenda nakwita kari nka snack, babaha icyayi, amandazi cyangwa se ibyo babaha ku ishuri, ariko mu gitondo bagomba kuba bafashe ikintu cyo gutangirana umunsi kibaha imbaraga, ndetse natwe ababyeyi. Ni ukuvuga ngo kandi kinaha imbaraga umubiri, kikadutera abana akenshi na kenshi burya ababyeyi bafite abana, iyo mutekereza akenshi amaropa cyangwa se ibyo kurya akenshi murebera mu bana, kuko iyo mubashije kudevelopa healthy habits mu rugo mu bijyanye no kurya, bituma abana bakura bamenyereye kurya ibintu bifite intungamubiri, ntibakure bakunda junk food kubera ko batazi atarizo batojwe bakiri batoya. So muri urwo rwego rero ari byiza kumenyereza abana ibintu bifite intungamubiri, ibintu bifitiye akamaro kabo umubiri. Ku wa mbere rero dufata fruit smoothie. Fruit smoothie ku batayizi ni imbuto ziba zivanze n'imboga. Wanabishobora ukaba wanashyiramo amagrene, ariko bikaba byoroshye. Ushobora gushyiramo amazi kugira ngo byorohe, cyangwa se ugashyiramo amata, cyangwa se hari n'abashyiramo yaourt, cyangwa se ukaba wanabyorohesha amafu. Hari amafu agira amazi nka watermelon, iyo ushyizemo inanasi biroroha rwose. So twebwe rero fruit smoothie dukora mu gitondo ni ibintu ukora, tuvuge imbuto, dushyiramo pome, umuneke, umwembe, ugashyiramo na orange na watermelon n'inanasi. Urumva ni ibintu bipakinzemo intungamubiri mu bijyanye n'imbuto, noneho ukongeramo imboga. Rero twebwe imboga dushyiramo uyu munsi dushobora gushyiramo karoti na beterave, ejo tugashyiramo kokombre na carotte, cyangwa se kokombre na beterave, ariko akenshi karoti ntabwo ikunda kuburamo, ni byiza cyane kwishyiramo. So na kokombre. Hari n'abashyiramo epinari, ariko ngiye sindazigerageza kugeza uyu munsi. Mbona mvuga nzazigerageza ariko sindazigerageza, ariko epinari nazo ni nziza. Nawe babwiye hari n'abashyiramo amagrene, ushobora gushyiramo chia seeds, ushobora gushyiramo noix de cajou. So aba ari ikintu cyiza cyane. Warangiza ukaba washyiramo yaourt cyangwa se ugashyiramo amata. Ngewe akenshi nkunda gushyiramo watermelon, niyo nkunda gushyiramo, kabyoroshye. Noneho rero kuri lunch uzakoresha umuceri. Twebwe hano mu rugo dukoresha umuceri, tugakoresha amashu avanze na karoti, tugashyiramo n'ibishyimbo.
ubundi tugakoresha n'isosi. Akenshi twebwe isosi tuba twayitetse ku cyumweru noneho igasigara. Ku cyumweru dukunda guteka inyama tugashyiramo tugakora n'isosi, noneho rero urumva nta isosi inyama mwatetse ku cyumweru zitazishira, haba hakiri isosi saa sita abana bayiryaho rero kuwa mbere. Akenshi kuwa mbere nibwo mu minsi isanzwe iyo turi mu kujya mu kazi n'abana biga, akenshi abana nibo bataha saa sita, abatoya bakuru baguma ku ishuri, ubwo rero abatantine babo n'abana nibyo barya saa sita. Nimugoro kuri snack ya saa 11 abana babyutse bafata kayawurute, urumva snack kenshi bari z'abana. Noneho rero kuri dine tugafata ibirayi bya pire. Ibirayi bya pire ni ibirayi batetse binomba nombye neza bicuptumye bimeze nk'ubugari nyine byiza bya pire, abana barabikunda cyane hano twebwe mu rugo. Na ya mashu n'ibishyimbo bya saa sita. Mubyibuke iyi ntuza ni uburyo bwo gukora economy kandi harimo na planning ku buryo umuryango usanga n'abatantine nabo bakorera batananirwa cyane. So urumva twabate ababizi mu mutwe ko kuwa mbere nateka imboga ziri busigare atekize hagije na nimugoroba bakaza kuzikoreshaho ku meza. Noneho rero kuwa kabiri tuzongera dufate fruit smoothie. Fruit smoothie urumva amafu abagiye ariko twayahashye ku cyumweru, abagihara ari menshi. Turafata fruit smoothie twese mu rugo. Nababwiye ko tubinyuza muri blender. Iyo umaze gufata za fruit zose uzugiza muri blender, ugakora buri wese akabona ikirahure cye cyangwa igikombe cye, tukanywa hano mu rugo tukagenda ku kazi nta kindi kintu. Noneho saa sita kuri lunch abana bazaza barye ibirayi. Hano igihe natwe tuba duhari cyangwa papa princess hari cyangwa njyema cyangwa twese duhari tubandi twakoreye mu rugo muri bizi bine bihe turimo. Noneho kuri lunch abana bazafata ibirayi cyangwa se natwe duhari tuzafata ibirayi, imiteja na karoti birimo ubunyobwa n'indagara. No kuvuga ngo ibirayi tufite duteka hano ibirayi mu rugo tukabitogosa. Umukozi umutantine arabizi ko ashobora hari uburyo namwigisha biteka, namwe nkababwire. Ufata ibitunguru ukabishyira mu gasafuriya ugasukamo utuvuta, ibitunguru byamara gushya neza ukabisuka mu birayi, amavuta ntuyashyiremo, kana ufata bya bitunguru bihagije akabimena hejuru ku birayi, akarapiramo karoti akabiterera, biba biryoshye kandi bisa neza. Noneho rero imboga z'imiteja mbabwiye tuziteka, dufata imiteja na karoti tugashyira muri casserole à pression. Mumbishe ko nkunda kubabwira casserole à pression ni nziza, niba utanayifite rwose muntu ureba ijuru rito uzagore casserole à pression, ni nziza cyane. Uyitekesha imboga, uyitekamo imboga nako, kandi bituma imboga zikonserva intungamubiri zazo. Intungamubiri yes bizikonserva ibizo nyine zikonserva ubuziranenge bwazo ntizangirike. Donc hari vitamine C yangizwa n'ubushyuhe n'umuriro mwinshi, donc zikomeza zimeze neza, zifite intungamubiri, zifitiye akamaro umubiri. Hariho n'ibindi bintu byinshi cyane bateka muri casserole à pression. Noneho rero ni byiza cyane twe tuyitekamo imboga. Ubwo muri kese imiteja tuzafata imiteja na karoti tuyishyiremo, dufate ubunyobwa tubuteke mu safuriya ku ruhande n'amazi menshi cyane ahagije. Dufate indagara tuzishyiramo twaseye. Akenshi turazishyira ko abana bacu ntago iyo babonyemo indagara ntago bazihekenya, nanjye ariko nabakunda kuzekenya ko ziko zifite intungamubiri, zigira intungamubiri nyinshi. So noneho twarangiza tukaza gushyiramo ibitunguru, tugashyiramo tungurusumu, tugashyiramo poivro, tugashyiramo ibirungo byose muri bwa bunyobwa na zandagara. None tugafata kuri za mboga nazo tugashyiramo, ariko ntago tuzikoresha zose kuko imboga ubumva twatetse muri casserole à pression, izindi tuza kuzikoresha nimugoroba. Ariko nabwo tukazikora nkazazi nuvuga ngo muri mu mboga akoreza abana bari burye saa sita na bya birayi twatetse kwa kundi. Nimugoroba tukongera tugakora no kawunga cyangwa se pate jaune na za mboga kuri dina, za mboga za saa sita. Ariko nabwo urumva ntago bahise azivanga n'undi nimugoroba agiye kuzitegura ku meza. Urumva yashyize muri casserole à pression ntago zishya cyane, ariko ubunyobwa bwo bwahiye bihagije. So noneho nimugoroba akaza kugira gute kongera gushyiramo za mboga akazitegura ku meza na kawunga n'ibishyimbo yakaranze ruhande. Na saa sita urabibona ntago habura ibishyimbo. Twebwe hano mu rugo dukunda ibishyimbo cyane, muzabona ko kuri repas zose haba hari ibishyimbo. Ibishyimbo bibamo fer, ibishyimbo bibamo proteine, so ni source nziza y'intungamubiri yaba ku bana ndetse no ku bantu bakuru. Uretse ko no ku ruhande rwe turanabikunda cyane. Bije yarabidukundishije, arabikunda cyane n'abana bose barabikunze, nanjye nsigaye mbikunda. Kuwa gatatu rero kuri breakfast tuzahindura, tuzafata cornflakes n'amata. Urumva iyo abana bajya kushuri cyane twibanda ku bintu bituma batagorana kubifata mu gitondo. So urumva rero umaze iminsi rubaha smoothie, wa gatatu ugahita bashyiramo ka cornflakes, utwo cornflakes zijyana n'amata birabafasha cyane. Noneho rero kuri lunch ukabaha makaroni zivanze n'igitoki. Hari ukuntu duteka makaroni tugashyiramo igitoki n'inyanya, tubanze igitoki tugashyiramo na makaroni, ikaba ari ibiryo byiza byoroshye n'inyanya n'ibitunguru n'iki, ikaba byoroshye abana barabikunda. Noneho ukabashyiriramo none tukabatekera na epinari zivanze n'indagara na karoti n'ubunyobwa kwa kundi,
tukabakaranya n'udushyimbo ku ruhande. Abana bacu bakunda ibishyimbo. Noneho rero ubwo akenshi iyo mvuze ngo abana nuko akenshi aribo bataha saa sita, natwe hari igihe tuba duhari gake. Noneho kuri snack tuzabakorera imbuto ni inanasi. Snack yo kwa kabiri ntabwo nabibabwiye ni igikoma, kuko urumva nta mu gitondo bafashe smoothie. Noneho rero ahangaha kuri snack turabaha anana, ni imbuto zirimo inanasi, watermelon, orange, imineke n'umwembe. Bashobora kubiblendinga cyangwa se bakabikatira gutya ku ruhande. Noneho rero kuri dina turabaha umuceri n'isombe n'ibishyimbo, nibyo tuzarya mu rugo. Umuceri n'isombe n'ibishyimbo, kuko twebwe kenshi isombe turayiteka tukayishyira muri firigo. Noneho rero ku wa kane tuzafata porridge itetse mu mata. Porridge murayizi, cyangwa se white oats. Ni nziza cyane, yuzuye intungamubiri zihagije for a breakfast, ni nziza pe. Noneho rero kuri lunch dufate ibirayi, amashu, karoti n'ibishyimbo dushyireho na voka. Biraryoha. Urabiza, urumva ibiryo nabyo birimo intungamubiri, imboga, proteine, amavuta, byose. Proteine mu bishyimbo, Noneho rero kuri snack abana bazafata umwembe, imineke, orange, amatunda, tubahe na pome, za mbuto n'ubundi. Ushobora kublendinga cyangwa se ukazibaha buri cyose ku kimwe cyangwa gukora macedone, nayo nta kintu itwaye. Kuri dina tuzafata ibijumba n'imboga za saa sita, za mboga z'amashu n'ibishyimbo na karoti. Noneho rero ubwo ni kuwa kangahe? Ni kuwa kane. Noneho kuwa gatanu kuri breakfast tuzafata amata na complex. Murabona ko zije mu bwa kabiri, nazo na ofete ndi kuzita complex nuko ariko tuzita, ariko ubundi abaho na za choco cookies, haza Kellogg's, haza ubwoko bwinshi cyane bw'ama cereals ariya akoze aturuka menshi aturuka i Burayi yo gufata mu gitondo. Hari izitwa za Frosties, n'amantuza atandukanye, n'ama brands atandukanye. Urumva ya complex nuko aba harimo ikigora, hari niko ntekereza, ariko hari ubwoko bwinshi cyane bw'ama cereals ya mu gitondo yo gufata meza arimo intungamubiri yaba ku bana ndetse no ku bantu bakuru. Urumva hari izigenewe abantu bakuru n'izigenewe abana bitewe n'ibizigize. Hari noneho kandi ziba ziri fortified ku buryo niba umwana ziriye arabona intungamubiri zose akeneye, yaba ari gutangira umunsi ndetse no kugira ubuzima bwiza. Noneho kuri lunch dufata umuceri utekanye n'ibirayi. Noneho hari kutwe tuteka umuceri ugafata nk'uturayi ukatunyuza mu mavuta arimo n'agatunguru, ugashyiramo n'urunyanya, cyangwa se ushaka nturushyiremo, warangiza ugashyiramo umuceri. Ibirayi bitangiye gutogota ugashyiramo umuceri, aba ari ibiryo. Noneho ugindira umwana ntarya umuceri gusa cyangwa se ibirayi byonyine. Noneho tw'icyo gihe tugateka na dodo na karoti, tugashyiramo na za ndagara n'ubunyobwa byacu hamwe n'ibishyimbo ku ruhande. Ibishyimbo ntabwo bijya bibura. Kuri snack akongera bagafata imbuto za zindi zivangavanze zirimo bya bindi byose bitewe n'izikiri mu rugo. Noneho rero kuri dina tugafata igitoki n'ubunyobwa hamwe n'ibishyimbo birimo intoryi. Ubwo urumva agatoki karimo ubunyobwa n'ibishyimbo n'intoryi bikaranze ku ruhande. Noneho rero kuwa gatandatu kuri breakfast azaba ari noneho urumva no kwiregara. Urumva ni muri weekend, akenshi abana baba bari bubyukire hano mu rugo, natwe iyo ntari bujye ku ishuri, ariko niyo n'abandi bugende bazi ko ama fruits agomba kuba ari ku meza, yaba muri smoothie, yaba ari muri gukora macedone cyangwa se kuzikata. Tukamara gufata amafruit tugafata bese no gufata ya breakfast bita ngo y'umwami, ya yindi mbese yuzuye. Noneho tugafata n'ibindi bintu aba princess hari gihe bajya muri cuisine bagateka amakrepe. Hari igihe iyo nta mwanya uhari cyangwa nta farini ihari, dushobora gukoresha nka umugati n'igikoma. Mu gatandatu turanywa igikoma twese. Saa 4 kuri lunch turafata. Urumva kenshi babyuka batinze. Noneho twangiza umukobwa abizi hano mu rugo, umutanzi n'udutekera agomba guteka ifiriti. Kwa gatandatu abana babizi ko ari burya ifiriti bakiregara. Turaziteka bakazirya bakazihaga, yaba batantine yaba twese hanga mu rugo, mbese zihagije ko amavuta tuzikoresheje nta nubwo dukomeza kuyakoresha. So nuvuga ngo ni ukora ifiriti zihagije bakazirya bakazihaga. Noneho tugateka n'umuceri. Umuceri hari igihe tuwuteka ipirawo, umukobwa wanjye amaze no kubimenya buri saa mudasiga gutekera ipirawo bien. Noneho n'imboga rero dushobora gukora salade, cyangwa se tutakora salade tugakora imiteja na karoti byo muri casserole à pression kwa kundi nayo babwiye.
byonyine biri aho ngaho muri imiteja na karoti, tukabishyira muri casserole à pression, noneho tugakora inyanya n'ibitunguru tugasukamo tugaterera, tukabitegura ku meza bimeze gutyo. Noneho rero tugakora n'isosi, tugateka n'inkoko, tugakora n'isosi. Urumva ni umunsi wo kwiregara. Kuri snack tuba twariye dutinze tellement dukomeza turya yawe amafiriti twarya iki turya dutinze pe, kandi tukamara n'umwanya munini dutera ibiparu. Kuri snack urebye abana banywa amazi cyangwa se ikindi kintu cyose bashaka cyo kunywa, nta bikoma birirwa bateka, nta kintu bateka cyane mugoroba. Noneho rero kuri dine dufata umuceri wa saa sita, akenshi uyu muceri w'ipirawu tuteka mwinshi ugasigara, tugakora n'isombe, umuceri wa saa sita hamwe n'isombe. Cyangwa se niba ari umuceri w'umweru tuba twatetse mwinshi, dufite ikintu tuwushyiramo twita igishofingi hano mu rugo, urasigara ku buryo nimugoroba dutegura isombe gusa, dushyushya isombe akaba ariyo dukoresha, n'ibishyimbo dukoresha kuwa gatandatu nimugoroba. Noneho rero ku cyumweru ugura byumva ushaka kudusura, niba ukunda inkoko ushaka kudusura mu rugo uzaze kuwa gatandatu, tuzaba twariye inkoko tuguye. Noneho rero ku cyumweru nabwo nyine ni ukwiregara style, urumva ni muri weekend, ni umureti n'umugati n'icyayi. Ubwo nubwo tuzanywa icyayi, cyangwa ntabwo bashaka tunywa icyayi buri munsi, cyangwa se nimugoroba kenshi barabizi ko bagitegura. Ariko ku cyumweru turakoresha noneho icyayi n'umugati, turye n'umureti cyangwa se imigati toastinze iriho amagi special. Noneho rero ku saa sita tuzarya ibijumba, turye makaroni ubundi baraziteka ku ruhande, hari igihe dushobora kuziteka muri viande hache cyangwa se bakazitogosa gutyo gusa. Noneho n'ikijumba, noneho tugateka na karoti na dodo zitetse ukwazo zumutse zirimo olive oil, noneho tugateka n'ibishyimbo bikaranze byumutse biri kumwe n'intoryi, then tugateka n'inyama z'umutuku hamwe n'isosi. Inyama nyine turazitogosa tukaziteka, ziba zifite isosi nziza cyane, ntabwo nkunda gukaranga inyama. Noneho rero kuri snack hari potage twatekesheje isosi ya saa sita. Iyo twatetse isosi mu gitondo ku dimanche turayifata tuvanaho iyo kuza gukoresha potage saa 8 bahishije, ku buryo abantu baza kuyinywa saa 9 gutyo, baza kuyinywa saa 11 kuri snack. Kuri snack tuzakoresha potage itekesheje isosi y'imboga. Akenshi muri potage yacu dukunda gushyiramo idegede, dushyiramo karoti, dushyiramo epinari, uvuga ngo ibintu mbese imboga zitandukanye bitewe n'izihari. Noneho rero iyo twatetse inyama ku cyumweru nibwo duteka viande rouge, dukunda no gusigaza isosi yo kuza gukoresha potage. Umutantine arabimenyereye, iyo yatetse inyama agomba gusigaza isosi yo gukoresha potage. Noneho rero kuri dina tugakora ubugari n'isosi y'inyama hamwe n'ibishyimbo birimo karoti n'intoryi, cyangwa se ibishyimbo bikaranze gusa ukwabyo, ariko hagomba kuboneka agasosi ko kuza kurisha ubugari. Nimugoroba turya ubugari n'isosi akenshi na kenshi. Ubwo rero iyi niyo menu yacu y'icyumweru. Mwabibonye harimo ibijumba, dukunda ibijumba cyane, kandi ibijumba bigira intungamubiri nyinshi zihagije. Harimo indagara, nabwiye ko indagara nawe ushobora kuba ufite wenda abana badakunda indagara, inama nakugira ujye uzi blendinga, niba ufite ka blender cyangwa se ubagurire ifu y'indagara, kuko indagara ziba zirimo intungamubiri nyinshi kandi ziri mu bintu muri source ya proteine abantu bemeza, cyangwa se source y'intungamubiri nyinshi umubiri ukeneye, kandi zitagira ingaruka ku mubiri nk'ibindi bintu byinshi bavuga nka za viande rouge n'iki byose. Iyi exemplaire nabahaye ntabwo ari ihame, kuko hari n'igihe natwe rimwe na rimwe mu rugo gake bihinduka, wenda nk'iyo wenda nabonye nk'amashampinyo cyangwa nayatekereje, hari igihe nyagura, tukaba yaba ari wenda dukoresha nk'umugoroba umwe, tukaba twahinduraho akantu gatoya. Ngewe nkunda ubugari kenshi, hari igihe mpindura gake nkaba nashyiramo nk'ubugari, ariko akenshi nabonye n'ijya usigaye bukunda gusa. Usanga wenda rimwe na rimwe nashyizemo nk'ubugari bwanjye bwa mama. Ikindi kintu nakongeraho, dukunda ibitunguru cyane, buri ibitunguru ni byiza, bifitemo propriété anti-inflammatoire, ni nziza, bifitemo antioxydant, ni ibintu byiza cyane byo guteka kandi bitanahenda, tuye tubyitaho. Ngiye nteka ibitunguru byinshi cyane, nawe ugiye ushoboye ujye ubiteka, ni byiza cyane. Mu mboga urabona ko narimise, ntabwo nasizemo imboga nyinshi cyane. Nawe mu rugo wenda bitewe n'ahantu utuye, hariho izindi mboga nyinshi cyane mukunda kubona zitari n'izingi zinavuzemo ahangaha. Hari za brocoli, haba amachou fleur, haba amacourgette, haba
imboga zitandukanye za shuhuje zo ushobora gukoresha salade, na salade nubwo mu nyungu samudi nabwo dukora salade tuzikora bitewe akenshi na kenshi biterwa wenda n'imboga nashatse gukoresha uwo munsi, sibyo? So nawe rero ubishatse wamenya izo uri bukoreshe bitewe n'ukuntu bitewe n'izo ukunda kubona. Ndumva ikiganiro rero nabangiheniye aha ngaha, ndibaza hari ikintu ukuyemo. Ndagusabye ngo nawe ugira ikintu twunganira, nawe babwiye abari ni uburyo bwo kubasharinga utuntu twose umuntu yakumva twafasha umuryango, uduhinti twumva twagira ikintu twungura mu rwego rwo gufashanya kugira ngo tugire imiryango inezerewe. Muri snack nababwiye akenshi zo dukunda guha abana, ariko natwe nk'abakuru dushobora gukora twa snack tw'ubunyobwa mu rugo. Akenshi na kenshi umukobwa wanjye amaze kubimenya mwishuru bakaranga ubunyobwa, dukunda gukaranga ubunyobwa tukabuhekenya, yaba ari papa princess cyangwa se nanjye, twese tukabusangira hano mu rugo. Ni snack nziza cyane mushobora guhekenya nimugoroba cyangwa se anytime muri mu rugo. So ni byiza ko nawe hari ikintu ufite cyo kudusangiza wakidusangiza rwose pe, nawe ugira ikintu tubwira, ugira ikintu dusharinga. Ni uburyo bwiza bwo kungurana ibitekerezo no kugira ngo imiryango yacu irusheho kuba ijuru rito. Niba utarakora subscribe please do, sibyo? Udushyigikire kugira ngo nawe ugikomeza ubone ibiganiro byacu tukibishyiraho. Nyagasana akomeza turinde. Naho utaha. Bye. Thank you so much. Bye guys.